banyacyubahiro mwese muri hano, abaje bitabiriye uyu mwanya wo kuboneraho gusangira byinshi, gusangira amasengesho, gusangira ibibi n'ibyiza n'ibikomeye, ngo byose turebe uko twabishyira ku murongo mwiza, abari gukomeza. Mbanje kubasuhuza. Ndanasuhuza kandi nshimira abashyitsi bavuye hanze mu bihugu bitandukanye uko babitweretse. Mbashimira ko bafashe urwo rugendo bakaza kuba bari kumwe natwe muri uyu mwanya. Ndabashimira aho baturutse hose. Ndashimira kandi abategura iki gikorwa cyiza. Nabashimira ko mutatwibagirwa mudutumira. Ni umwanya mwiza, natwe iyo twawubonye tuza kwifatanya namwe, tukaboneraho n'umwanya wo kuganira namwe byinshi nk'uko namwe muba mwatugejejeho byinshi nk'ibyo tumaze kumva mu mwanya ushize. Ndashimira Pastor Yves kuba yadusengeye, yanatubwiye byinshi twari duteze amatwi. Uyu mwanya rero twaje gusangira namwe breakfast, ifunguro rya mu gitondo, umunsi utangiriraho, kandi harimo no gusenga, isengesho. Nagira ngo ntangirire ku igikuru cy'uyu mwanya cy'iryo sengesho. Uko mbyumva, nyine mvuze nk'umuntu, gusenga ni byiza, bikubiyemo ibintu byinshi. Gusenga biributsa, bifite icyo bitwibutsa. Biba bitwibutsa icyo turi cyo, icyo turi cyo ndaza kubisubiramo. Tugomba kumenya icyo turi cyo. Turi abantu. Kuba umuntu nibyo mvuze nza gusubiramo mu kanya. Biratwigisha byinshi, ari byo Pastor Yves yakomeje kuvuga.
kubera kumenya icyo umuntu ari cyo, binaguha n'umwanya wo gutekereza uko wifata, utekereza umuco, uko wifata mvuga ni ya humility yavuze. Ikintu cya humility gikunda kugaruka cyane, nkunda kumva ko cyaba gikwiriye kugaruka kubera impamvu nyinshi, wenda turibona umwanya tukabiganira. Bitwibutsa n'icyo dukwiriye kuba dukora, icyo dushinzwe. Leadership, abantu bakomeje kuvuga leadership, ubundi leadership ni ikintu gikubiyemo ibintu byinshi. Leaders fellowship rero, ni byiza ko abantu baboneraho uwo mwanya kubitekereza. Ariko icyo turi cyo noneho icyo bitwibutsa ni iki kijyanye ndetse n'isengesho n'impamvu yaryo nshaka kwibandaho. Abazi science ihanitse, iyo batwigisha, iyo batubwira, iyo dusoma ibijyanye na universe no muri science ihanitse ni amayobera. Bashaka aho iva ndetse n'aho ijya bakayibona, ariko ntibashobore kubisobanura neza, bavuye ngo uhera he, igarukira he. Universe, ikintu mwita universe mujya mucyumva. Muri iyo universe harimo ibintu byinshi cyane, byinshi abantu babara, bazi imibare, babara bakameneka imitwe, ntibagere ku ndunduro yabyo. Ariko muri iyo universe, muri ibyo byinshi, harimo n'iyi si dutuyemo. Iyi si dutuyemo buriya ni akantu gato cyane. This planet ni nko gufata ururo, the grain of millet, ukagafatira hano, ngafashe hano ntabwo mwakabona. Ariko noneho reba ngafatiye hano, kugira ngo u Rwanda rwose, umuntu wese aho ari mu Rwanda azakabone. Urakareba kamanitse hano mu Rwanda rwose, urumva uko kaba ari gatoya. Iyi si turiho ni nk'urwo ruro karaho kamanitse ahantu, hari ibindi bintu byinshi nabyo bimanitse gutyo, birimo izuba, birimo ukwezi, birimo stars and planets, billions and billions and billions. Turi aho ngaho hagati, tumanitse aho hantu gatoya. Tubiriho. Ubitekereza utyo rero, ureba ahantu iyo si yabaye akantu gato nk'ururo rumanitse, ubaza, hanyuma wowe wibaze noneho, jye wicaye aha
muri iki cyumba ubwo noneho umuntu akubona ati, akubara ati, isi yose yabayemo, u Rwanda rwabaye ruto, hanyuma se wowe ibyo niba byaguha kumva birenze kuvuga ngo ariko ubundi turi iki, tuva tujya he? Ibyo byose ntibyatuma ubwabyo witonda ucisha make. Kenshi wenda mujya mubikurikira, iyo njya mbaza rimwe na rimwe abantu, urabizi ku isi hano hari abantu bibagirwa ibyo nasobanuraga, bagenda bakubita igituza bavuga ko ari ibitangaza. N'ibihugu ubwabyo kuri iyi si ari n'ababiyobora ni bato nk'uko navugaga. Akaba ariyo mpamvu mvuga ngo wowe wahera he kuza kumbwira ngo wowe ndashaka ko uburya, urashaka kumbanya nkande, nawe kuri muto nkanjye. Twese turi bato, igikwiriye kuba kibaho cyonyine ni magirirane. Tugomba kubana, tukumvikana, buri wese akagira umwanya wo no gukora amakosa, kuvuga icyo ashaka, kuba icyo ashaka, muri kwa kundi turi icyo turi cyo. Iyo abantu bavuga ngo ntawe usumba undi, nicyo kibanza. Uko abandi basumbana uko duteye n'aho turi, ibyo nta kibazo nabyo byabaho, ariko biza nyuma. Muri uko gusenga rero, bimwe muri ibyo nibwira ko ari byo dukwiriye kuba twibuka, kandi buri muntu wese afite uko yasenga, kuko nta buryo bumwe bwo gusenga, nta buryo bumwe bwo gushima, nta buryo bumwe buhari. Ubu nanjye mubona rimwe na rimwe ntajya mutambona mu misa buri cyumweru cyangwa buri gihe, ntibivuze ko wowe ujyayo buri munsi ufite icyo undusha, nta na busa. Ubwo ni uburyo bwawe, nanjye mfite ubwanjye. Icyangombwa ni uko tuba twabonye wa mwanya aho tuwubonera aho ariho hose, tugashima, tugasenga, tugakunda, tukabana. Ikindi ni uko gusenga, the prayer, iyi prayer twavugaga, gushima no gusenga no is not an end in itself. It must be
associated with what you believe, what you want to be, must be associated with the purpose of life, of why we live. In that smallness of ours, we are very small. Muri bwa buryo navugaga bw'ukuntu isi the universe uko biteye, ndetse bigatuma wibaza atari ko ibi bintu bimeze kuriya bimanitse hariya bitagongana, rimwe na rimwe hari ibigongana ariko ibyangombwa ntibigongana, kimwe kizenguruka ikindi kandi ariko nacyo kizenguruka. It's rotating, it's revolving, it's ariko byose hari ubwo ugera ukavuga utari ku ibi bintu hagomba kuba, there must be a power behind it. Niyo twaba tutabisobanukiwe neza what that power is, kuko ibi mureke tuvugisha ukuri, turemera ariko turemera to a point tutumva neza ubundi ngira ngo ni nacyo ahari kigira iyo Imana nyine no kuyumva ngo yumve neza ntawe ubigeraho. Hari ibintu bimwe uragenda ukagera ku byo ushoboye, ibindi ukabyihorera. Ukora ibyo ushoboye, iby'ubwenge bwawe, iby'umutima wawe, iby'ubushobozi bwawe bundi bushobora kukugezaho. Rimwe na rimwe ibindi bikarekerwa iyo Mana. Iyo power tudasobanukiwe neza, hari abavuga ko bayisobanukiwe neza bihagije, ibyo ntabwo ndi bujye impaka nabo, ngenda avuga uko ntekereza, nta mpaka, nta guhakanya, ariko buri wese ni bwa burenganzira, ni ya freedom afite to exercise what is possible within us. So the prayer with a purpose, kandi igaruka ku byo tubaye turi hano, impamvu yabyo. Ukora ikintu kugira ngo ugire icyo ugeraho, ari umuntu ku giti cye, hanyuma bikajya no muri society muri rusange. Impamvu navuze ngo prayer is not just an end in itself, ni ukuvuga ngo dushaka kugera kuki mu bikorwa byacu, mu myumvire yacu,
no mu kuntu dutandukanye uko ariko kose, ariko dufite n'ikiduhuza. Kuvuga ngo rero hari imico, hari imyifatire, hari imyumvire bitugomba kandi bigomba kutugaragaraho, kuko abantu bazavuga ngo ariko Kagame ni umuyobozi w'iki gihugu cy'u Rwanda, ariko se biriya akora, avuga, nibyo niko bikwiriye nk'uyobora abantu? Yes, bigomba kuba bihari. That must always be there. There will be questions raised. There will be judgment in people's minds that that person is not fit. Aratubwira ibi, wagakora ibi. Cyangwa ibyo atubwira bijyanye n'uko abantu bakwiriye kuba babaho cyangwa aho bakwiriye kuba bajya. Ibyo Yves yakomeje kuvuga yita burden, nabyo nabiganishaho. You must carry the burden of responsibility. We must carry the burden of where we can carry people with us toward a certain end, a certain objective. And actually it is everybody's responsibility. In your own way, at your own level, in your own place, you want to try to do that. You want to try to be a leader, moving from a certain point to another point that serves the purpose. So I can't be here in front of you and tell you all the nice things, and in the end, some of you, or even all of you, at the end of the day start wondering, is this the man who was telling us we should be conducting ourselves this way? We should be joining him to do this? No, but that he's doing is not right. So naturally, that burden must be there, and questions must always be there. And therefore, leaders must endeavor to find solutions, answers to those questions being raised. So, the prayer, gushima, gushimira, gusenga, is towards that point. Ugana, uvuga ngo aha niho ubuzima bwiza twaganaga twifuza nk'abantu. Ibindi bisigaye ni just organization. Uko tugerayo, abantu bagerayo bati, bitwara bati gute kugira ngo tujye mu nzira tujyana.
nta muntu umeze nk'undi, nta muntu ufite imbaraga nk'iz'undi cyangwa ubushobozi cyangwa ibyo ari byo byose, ariko buri wese azana icyo afite, icyo ashoboye, tukagana hahandi twifuza. Kuko ni nako dutekereza ngo the other power, niko dutekereza. Kandi wenda abantu benshi uko ariko dutekereza biturutse mu myumvire itandukanye, ariko tugasanga duhuriye ku kintu kimwe, ngo the power for which there is this prayer wants us to do this, then maybe it is the right thing. You need to do that. Buri wese akava aho ari hatandukanye n'aho undi, akagana aho ngaho, akaba aricyo twese dukorera. Na patriotism avugaga naho ikomoka. Ubwo ni ukuvuga ngo patriotism ni ibiturimo umutima, mu bwenge bwacu, uko dukwiriye kuba dukora n'icyo dukorera n'aho tugana, tukaba tuhumva bityo. Then the other different ways of organizing will help us to that point. Rero buri wese uri hano, icyo numvaga nasaba, you should feel that burden now ikuriho. What are you bringing to this process? Idutwara, ituvana ahabi, itujyana heza, yubaka igihugu, giteza imbere, ituma tubana neza twese mu gihugu uko bikwiye, uko dutandukanye ariko turi igihugu kimwe. Tugomba kugira the other burden of responsibility. Buri wese afite share ye agomba kuba yikoreye, kugira ngo dushobore kugera aho dushaka kujya vuba na bwangu. Nagira ngo rero nongere mbashimire, mvuga ngo ibyo byose kandi ni ibihozaho, ni uguhozaho, ntabwo biba umunsi umwe, biba uvuge ngo wageze aho wajyaga, ndetse habaho bimwe bigenda bisubira inyuma, bitega imbere, bisubira inyuma, bahora ushaka kugira ngo bijye ku murongo, dushobore gukomeza gutera intambwe uko bikwiye. Hanyuma all that mwibuka ko dushatse twabana, twagirana neza, haba mu gihugu, haba muri Afurika, haba no ku isi muri rusange. Turi batoya tungana. Ariko abantu baracyashakisha niba ari twe twenyine tubaho gusa cyangwa nta bandi bantu baba ahandi. Ibyo nabyo abantu baracyashakisha, ntawe urabibona. The beings that we are on this planet Earth, we are wondering
everyone wonders na bwa bumenyi buhanitse ntabwo buradusobanurira neza ko hari abandi baba bari ahandi ariko n'icyo gihe tutarabigeraho twebwe twimenye tumenye uko twabaho neza ariko twibuke n'umwanya wacu ko turi ku kantu gato kamanitse hariya so wakajyaho rero washaka abantu bakariho ujya ubona bakabwira ngo ibihugu bitangaza amazina babyita ndetse n'ababikuriye yagera ahantu abantu bose bakikubita hasi bakarambarara ngo ho kugira ubareba ubabona atabatera umutekano muke banyureho nabo turi kumwe muri ka kantu gato kangana ubusa niyo mpamvu yewe nta unsanga hanjye ngo mvuge ngo ndakuruta ugomba gukora ibyo ngutegetse ndamubaza ngo urinde abanyarwanda twebwe twimenyera ibyacu tugerageze dutere imbere twikorere wa mugogoro the burden ibyo tugomba gukora twikorera buri muntu wese abayobozi birumvikana bikorera umugogoro uruta w'abandi basanzwe abantu babera abayobozi iyo utabushoboye wasezera ukavuga uti igihe ntabwo mbishoboye mbivuyeho bikorwe n'ababishoboye ariko igihe wabigiyemo ugomba kumenya to carry that burden of responsibility hanyuma wakwicisha bugufi wamenya wakwibuka wa mwanya wacu dufite twese muri ka kantu gato icyo gihe bituma ibikorwa byawe bigira akamaro muri ya nzira ya patriotism and even to serve the purpose of life. The other 100 years bavugaga which is right imyaka 100 abatangiranye nayo cyangwa abenshi bajyana n'iyo myaka 100 ariko igihe wari uriho wabayeho ute wakoze iki wagejeje iki ku bandi cyangwa bakugejejeho iki ibyo batubwira ko birashobora kuba ari byo ko muri icyo gihe iyo gihise hari aho tuzajya hari ibyo tuzabazwa mujye mubyibuka rero ko hari ibyo muzabazwa ibi byatwibutsa gukora neza kugira ngo ntugire icyo mbaza neme nkubwire ngo ugewe nagize ni ibisigaye ni wowe guca urubanza murakoze cyane mugire amahoro y'Imana.